sa nkumbaza ngo umuhungu wawe buri kantu ari he? buri kantu ari he? Magingaga umugira barimo baramuzamura amageragere. buri nguni we ntibamutwaye. Batwaye icyo bita buri kantu kimwe gisa nk'umutanga. ariko cyangwa ukuntu urimo urambesha, urimo uratwika kubera buri kantu ntabwo mwumvikana. Urabizi ko buri kantu ntabwo mwumvikana. Umva, kuba ntumvikana nawe, kuba tunumvikana, ibyo ngibyo rwose nta naho bihuriye n'icyaha yakoze. Ikindi kandi ruriya Rwanda rwari rukwiye biriya bintu mo gake. Njye simwifuriza kuba wenda yafungwa nk'iyo myaka yose, ariko akantu nk'ako ko guhwitura kari gakwiye. Narakubwiye ngo njyewe nta muntu ujya umenyera ngo ubone ngo umare imyaka 2 utarahura n'icyo bita inkoni y'Imana. Icyo kintu narakikubwiye kandi ngira ngo nawe urakizi. buri kantu bari baramutwara Direct. ariko ntabwo uzi icyo arimo arazira. Agazeja. Niko du. azira iki? Ngo azira iki? Arimo arazira icyaha cyo gushimuta bro. Ariko urabizi ko njyewe ntakuriye mu Rwanda cyane. Ni ukuvuga ko hari amagambo umuntu avuga nkumva ririmo rirakoreshwa cyane, hari n'ahantu ushobora kujya understanding ahandi rikanyobera. So gushimuta ni ugukidnappinga mu kinyarwanda cyiza, direct translation y'icyongereza. No gukidnapping. Mu Rwanda nta muntu ufite uburenganzira bwo kuba yashimuta mugenzi we, ndetse ikintu bita gushimuta mu Rwanda ntikibaho. Baba bagomba kumenya ahantu uri, urumva naho uherereye, kugira ngo batabare uwashimuswe. Siziri mu byumva. Noneho urumva uwitwa buri kantu yazanye ng'abana b'abakobwa bro ahantu bacumbitse, barasambanya abona ntibihagije, aranabashimuta. uri kumva bro? ngo abona ntibigize gute, ntibihagije, aranabashimuta. Ikintu rero leta ikora iyo hari umuntu ukomplainze ariko atari ko twashimuswe, baratabara. Kubera ko icyaha cyo gushimuta mu Rwanda kitemewe, urabihanirwa. Buriya ntibigutungure icyaha kiramutse kimuhamye bikitwa gushimuta, umuhungu ashobora kurya ibigori imyaka nk'icumi. oya urabeshya bro, nyine icyaha kimuhamyeho gato, icyaha kimuhamyeho gato, ibigori yahita birya imyaka 10. Izgo cyajyaga gitekereza ko urugumba k'igihugu ari nk'imbuga y'iwabo. ariko je ubu kwera ubushaka ko umuntu bamufunga. Oya ntago mvuze ngo ajye kurya ibigori iyo myaka yose, ndavuze ngo byari bikwiye ko tubabanza bakagikandamo gakeya. Ntago mvuze ngo wenda ngo ngewe nishimiye ko bamufunga no kubagira gute, sibyo? Ariko byari bikwiye ko kibanza kikabanza kikumva. Hari ukuntu ubona ko umuntu abana nibo bareze cyangwa n'ababyeyi. Buriya n'ababyeyi, abana bashobora kuba bandikiye nk'undi muntu kuri telefone cyangwa se bakamuhamagara kuri telefone. Noneho bihita bigira gute, bihita bibostinga kuriya. ubwo se buriya buri kantu yashobora gutinyuka agashimuta umuntu. ubwo se ese washimuta umukobwa mukuru? Kubyimba yaramaze umva se,
uzi ko nakubwiye ngo buri kantu ukuntu yari ameze igihugu yari amaze kugifata nk'aho ari umuharuro wa se yabyimbaga kabisa ukabibona ko nyine yamaze kubyimba bro urimo urabiba urwango ndakumva oya byenda byihoreresha we ntabwo wabibona gase ariko du nuko bizaga nawe kwigeranya ni nyinshi ni ukuvuga ngo hari imikino umuntu akina niyo adashobora gukina baragira bati ari ibikino bidakina bijya mu nka uri kumva hari ibikino bidakina bijya mu nka iyo ubikiniye mu nka ni ukuvuga ngo bahita bagucyamura ariya ngo ni umushumba agira ariya ngo ni umushumba bafite ayigucyamuza amatwi bro gucyamura amatwi bakayacyamura aha ariko iby'imihanda umaze iminsi barimo nditemera ibiti n'iki nkaca imihanda nkabona ibintu bimwe nkabona nkagushaka nkabura amakuru arabura n'iki noneho njya kwisangira ngo nuza wa mugabo wa wundi ufite ururimi rumuze mu kanwa ari kumwe ngo ndi faza ari kumwe na Dekati bavuga ibya Muyango n'iki na ba Nyiribubari n'iki ndavuga ati ibi bintu je ko bari ububizi nibite bya Muyango nanuze na DJ Sonia urumva ikintu kimwe kiba gihari Dumba bya Muyango na DJ Sonia inkuru tarayivuga je sinyemera bya Muyango na DJ Sonia ni bya bindi nyine bigize ibana zidakoze amahembe zidakoze amahembe bazita insenzi harya bazita inkungu urumva so urumva rero ni ibiboro by'abakobwa n'abagore biba biri aho ngaho tutakwinjizamo nta nkuru irimo ntabwo ari ibintu abantu b'abagabo twakwicara hasi ngo tubivugeho kandi nta nkuru irimo ni ibigore mbese ni ibintu by'abagore niyo mpamvu ugiye wabonye rwose ntanabivugaho si uko wenda nanjye ntari kuza hano ngo mbigorofanye ngire views nkuramo ariko hari ibyo ubona ukabona ni ibigore rwose pe yewe hari ibyo ntavugaho kuko mbona bitari kuri calibre yawe yanjye je umaze gukura ndakubona uzi kugira ngo mbyuke mu gitondo ngiye kuvuga wenda ngo DJ Sonia baramusambanya cyangwa mvuge ngo Muyango baramusambanya ese njyabo nsambanya baragenda bananjye bakajya kubambarurira ahubwo ahari nyiri kabari we akabari ko kasenyutse sinzagasubiramo byagenze bitise Green Rongi ubwo se zasubiraho Green Rongi boss asambanya abakobwa je sinzasubira ese kankumaze udasambana ninde ko na Yesu yabibaje ibyo bintu bamusenye umwagurino gikereka njewe nawe nadushiriraho ese bose wa Greenland bamwita ngo Bosco akabari ke bagasenye kereka niba ashaka ko tugatabara dushirireho Bosco ngo byagenze gute baza Dekati nuvuye kuvugana na Dekati nyine Bosco ngo byagenze gute Dekati numvishe Dekati ari ubizi ngo sinzi ngo ko nashaka kubivuga ibi sina Bosco afite amafaranga ahagije cya Bosco afite amafaranga ahagije Bosco afite bijyanye n'ibintu numvishe Bosco afite amafaranga ahubwo menshi umukire Bosco se shahu umukire Bosco hamagara Kasuku Bosco gira ushaka kumpamagara cyangwa wamubonye hano niyo mpamvu utangiye kumuneza wamubonye hano mwana inde Bosco
Bosco ararambwa hari, ariko icyo nzi cyo umuntu ufite Bosco wagutabara n'umwe, akaba ari kaye bakarangije. Ari ubukire babugwirirana buri aho ngaho nabwo ugasanga gakorera mu buretse gato ugasanga nagakire gakorera mu makredi, ubwo si bwo bwa Bosco. Bosco afite amafaranga bro. Niwe bosi. Ikibazo bijyanye n'ibintu numvisha ukuntu bari barabivuga. Niwe bosi wa Phil Peter Muyango nabande nababuriyani nabande bose ku murongo. Niwe ubishura, ariko bijyanye n'ukuntu numvishe iriya none se abo bose kari abagore arabasambanya. Kubera icyo uri muranshyira kuri Kabyindi. Oya nyine nukuvuga ko kuki bahisemo Muyango wenyine. Oya ngo ariko na Sonia bamuvuze. Nyine ari kuvuga ba Phil Peter wo kujya tabasambanya. Phil Peter ni umugabo. Mu makuru numva gusa, ariko icyo nzi cyo ukuntu abana bavuze akabari ka Bosco kabuza abakiriya, kereka nitukavugira. Reka da nukuri genda ubyumve, biri hari abanuza banyita Cedric baba babipostinze niki ewan bakavuze, ndavuga atako kabari ndi umuntu wiyubashe sinagasubiramo. none se ugira ngo ubundi Bosco natanshaka arabuza agasubiramo. Bosco ugomba gushaka je atirwa n'inyomoza, akisije telefone kiguma gisakuza mani kizankuraho amatwi mani. Bosco agomba kugushaka ukirirwa unyomoza biriya bintu, nibwo abantu bazasubira kuri Green Ronge, otherwise kandi agomba kubifatirana. Sha umva nkubwiza ukuri sibyo. Bosco agiye guhomba. Ngo abantu barakubwira ngo je ngo baga turabona Dumba yarabyibagiwe. Nje mbaga iki nari kubaga Muyango, narihaye kubaga Muyango. Cyambere mbona Muyango ni inshuti yanjye, icya kabiri mbona ndavuga ati bamuvuze cyane ko yanumvaga ari ibintu by'inoza, ariko aho bigeze bamusenye kandi. Bamusenye nguza gusanga ni ibigore. Nza gusanga ni ibintu by'ikigore biraho ngaho. Jewe Dumba nta kwicara, hari n'ibintu ureba ukavuga ati ibi bintu nta nubwo nabivuga mu urwenya. Nureba ko nkunda urwenya. Narebe nkavuga ati uru rwenya ndarwanze. Ndakubwiza ukuri. Icyo ugiye gukora ngiye kugusezerera ugende nisigarire ku Karayibu, kubera nawe ndabona utari murabaga. Hari umuntu ukomeje kumumugariramo, niyo mpamvu yakomeze kundisturbinga. Kupa mukupe cyangwa uyibroke. Kamaze cyo kucyita bano ikintu kizima. Sawa.